urubyiruko rw'abanyarwanda ruba muri Amerika na Canada si kenshi rususurutswa imbona nkubone n'abahanzi nyarwanda, ariko iyi weekend yari y'uru rubyiruko n'igihugu cyarwo. Nyuma y'umunsi w'ibiganiro birukundisha igihugu, umugoroba nawo wabaye wo kurushaho kwegera igihugu cyabo binyuze mu bihangano by'abanyarwanda. Uru rubyiruko rwasusurukijwe n'abahanzi barimo King James na Teta bari baturutse i Kigali, na Kitoko wari waturutse i Londres mu Bwongereza, bakaba bafatanyaga n'abasanzwe muri Amerika aribo Alpha Rwirangira ndetse na Emmy. Ibyo ngo byashyiraga uru rubyiruko mu mwuka utuma rumera nk'ururi mu gitaramo cyabereye mu Rwanda. Iyi ndirimbo zo mu Rwanda, abanyarwanda byose byari gakondo, uretse ko nge nduwe mu majyaruguru kurushwa nduwe i Kigali, so ndabifata nk'aho twari i Musanze. Byadushimishije, bitwibutsa kabisa iwacu kuntu twataramaga tukabyina tukishima. Kuri nawe byari bishyushye, igitaramo cyari kiryoshye ku buryo abahanzi bishimiwe cyane, performances zabo abantu bazikunze. Icyanangaje ni ukuntu indirimbo za kera cyane bazirimba ukabona abantu bongeye kuzikunda cyane. Abenshi muri uru rubyiruko wasangaga buri umwe afite umuhanzi akumbuye, ashaka kumubona imbona nkubone, atari ukumwumva gusa mu ndirimbo ziri kuri internet. Uwanshimishije kurusha abandi ni Emmy Nsengiyumva. Byanshimishije ngiye kubona mpagaranye na King James mu Rwanda, byaransabaga nk'amafaranga menshi kugira ngo mubone. Yashimye ijwi rya Teta Diane, turanitiranwa, afite ijwi ryiza cyane, nishimye cyane uburyo aririmbamo, biri amazing. Abakurikiranye iki gitaramo banemeje ko kuba bakibonyemo itorero ribyina rikanaririmba indirimbo nyarwanda mu buryo bwa gakondo kandi rikaba ryarateguwe n'abanyarwanda baba hanze, nabyo byerekana ko aba banyarwanda baba hanze bakizirikana umuco wabo nubwo baba mu gihugu gifite indi mico yihariye.